Yes, turagarutse bakunzi ba Dama Comedy. Hano rero kuri kamera za Dama Comedy turi kumwe n'abasore babiri rwose ubona bakiri abajeni. Reka dutangirane nabo batwibwira. Basore tubahaye ikaze kuri Dama Comedy. Mwakoze. Abantu babakurikiye cyangwa se abantu bari kubareba kano kanya turagira ngo tumenye amazina yanyu duhereye ibumoso bwacu. Turagira ngo umusore umwe atwibwira ukuntu yitwa, mbese akora iki, ni muntu ki. Turagira ngo tumenye ni muntu ki mbega muri rusange. Murakoze cyane. Banyita Eric ngiye mu bisanzwe. Eric uragerageza kongera ijwi ntago turi kukumva kabisa. Banyita Eric izina rya comedy. Ariko mu bisanzwe nitwa Innocent. Okay, witwa Innocent. Uwo mugenzi wawe se wundi we nta zina agira yitwa nde? Ngiye nitwa Buricyangwe. Nkaba nyina muri Dama Comedy. Eric se wakina ko twumvishe ko akina comedy, wakina mu Nanjye nkinira muri Dama Comedy. Mwese ni muri Dama Comedy mbega. Ibi bintu mwabijemo gute buriya? Ibi bintu rero ibintu nyine urebye iyo utangiye ubona ari ibintu bitazaza ariko nubundi bigiraho bikaza. Bigiraho bikaza. Hari abantu nyine ujya ubona bacitse intege, ukabona wenda ntago banabishaka, mbega ukabona nyine bacitse intege. Mwebwe mwatangiye gute urugendo rwanyu? Ese ubundi muri abagabo, muri abasore? N'abana rega baba bakeneye kumenya ibyo bintu. Turacyari bato ntabwo turi abagabo, ariko niho turagana mu kuba abagabo. Okay. Nese ibi bintu bya comedy ubundi mwabitangiye ryari? Yewe ibintu bya comedy nabitangiye mu mezi ya mbere 2024. Nibwo natangiye. Nawe urebye kuri channel ya Dama Comedy ubona ko dutangiye vuba. Ntabwo ari ibintu bya kera cyane. Mushobora kubihuza gute n'akazi buriya? Ufata umunsi w'akazi kuva mu gitondo buri mu kazi kugeza saa 11. Byagera mu kagoroba ufata nk'iminota 40 cyangwa 50 cyangwa niba wafata amasaha nk'abiri. Ukabanza ugategura. Ni iki hari ikintu kijya kivugwa hano mu Rwanda kijya gikoreshwa nk'umuntu iyo amaze nko kuba nk'umusitari, ukabona yiciye ku bandi, nashaka kuvugisha wenda bari mu rwego rwo hasi, akumva ko nyine arenze cyane, akumva ko nta kintu ashobora no kuba yavugana n'umuntu utari umusitari. Mwebwe niko mubibona namwe iyo ubona muntu mujya muvugisha? Aho ngiye inama nabagira. Nka Buricyangwe inama nabagira ni ukutica ku bantu, kumva ko mukiri bamwe. Ariko hari abantu bafite iyo myumvire imeze gutyo, ugasanga nyine ngo kuko ari umusitari nta kintu nyine namba ashobora kuvugana n'umuntu utari umusitari. Ibyo bintu se mwebwe ntago mubizi ko bibaho? Ndabizi cyane, ariko nyine kubera yuko uri kumva ari ubona warazamutse ari gihe, ariko ni nanone ari gihe byanga. Ariko hari ikintu nababaje mutanshubishe. Turagira ngo tumenye mbega se n'ababakurikiye si muri abagabo, muri abasore? Turi abasore. Muriga? Yewe nkurikirana amasomo ndiga. We ntago wiga? Ntabwo niga rwose. Kubera iki se wavuye mu ishuri kandi? Ndakuze mu gakeya, nubwo nyine ntaraba umugabo ariko ndakuze. Cyangwa byarakwijabutse? Byarakunaniye? Kareka no kwijijisha byaranjabutse rwose. Ariko wajya no mu myuga? Nahigiriyemo ubu niyo. Ubu ngubu ukora ibintu bijyanye n'imyuga? Ndabyumva. Nanigize ngo watereye aho byose. Nukora n'igiko uzambwire nahize hotelere. Nzaza mbigukemurira. Niyo wize. Ubwo uramamaje tayari kuri Dama Comedy uratwishyura? Cyawise kuduporofitiraho koko. Banyureho. Urumva ukuntu no musore wacu rwose aba birangije. Aba nagize. Aba namamaje naka bagomba kukagira. Buriya bavuga ngo iyi minsi abona ari mibi nawe urayiba. Urayibye. Banibye bakarire ko kwiyamamaza ngo bambone umuntu nshaka azaba yambwira ati wa mwana ukina muri Dama Comedy asinze guteka ntari byari.
ashobora no kugeraho muri Dama Comedy. Hajya watubwiye ngo muri Dama Comedy ukina witwa Eric. Bahita Eric. Niyo mazina ukoreshamo. Uyu nguyu agakina yitwa Buri Cyangwe. Muri Dama. None se Buri Cyangwe ubifatanya gute no kwiga ko ibintu byo mu ishuri nyine urabona hari ukuntu biba bimezemwo nabi nyine ugasanga nk'umwarimu cyangwa se n'amashuri uko ubona kwiga na comedy ukora nta kintu bikwafektaho cyangwa nta ngaruka bikugiraho? Weho icyo usabwa ugomba kwitondera. Wowe icyo usabwa ntabwo ari njyewe icyo nsabwa nanitondera kugikora. Ni ukumva yuko comedy nazishyira imbere kurusha amashuri, kurusha kutumvira abanduta nk'ababyeyi bangira inama. Kandi cyongeyeho buriya kugenda nk'ubu nkanjye ngira ku ishuri bagatangira abanyeshuri bakavuga ati buri icyamamare ngo wasohoye akango twagukurikiranye. Habwira ati nyine mujye munkurikirana, ariko iyo ngeze ku ishuri mba nabaye nkamwe, mujye mumfata nk'ibisanzwe. Hari ikintu kijya kibaho ku ishuri ugasanga gutyo muri abasitari wenda nk'abanyeshuri hari ukuntu bakubona bakubaha mu kigo nyine bumva ko uri umuntu urenze. Ibyo bintu bijya bikubaho se? Nyine nibyo nari mbabwiyeho. Ukabona uje ku ishuri nkanjye njya ku ishuri nyine nibyo nari kubabwiraho. Ukabona abanyeshuri batangiye kuvuga ati ngo wasohoye akango watwitse, nkabwira ati ni ibisanzwe. Nese mu banyeshuri nta muntu ujya ugira inama basi yo kuza muri bino bintu cyangwa ubikora wowe ubwawe gusa nta n'umuntu ushobora kugira inama? Wenda hari nk'umwana ushaka nko kukureberaho urumva akavuga ati nawe ndashaka kuba nka Buri Cyangwe, cyangwa se ugasanga nyine wowe uko wabihuje kwiga no gukina comedy we ni ibintu bimubangamira. Ni nk'ihe nama ujya ubagira byibura? Inama bagira ndababwira ngo ibi ndimo nuko ntawe utabijyamo, nawe wabijyamo. Ni iki wabwira nk'urubyiruko rw'iki gihe ubona rwishora mu bintu by'ubusambanyi, ibintu by'ubutsinzi, ukabona umwana rwose w'imyaka 15 anywa amatabi, buriya biba byaratewe n'iki? Ibi bintu ngiye ikintu mbona biba byaratewe niki kiba cyarabiteye? Babibona ku bandi, ukabona abonye nk'abantu bicaye ari mu ishyamba, yari ari kujya ku ishuri, gatangira gucika intege, bamuhamagara akabaragiye. Ariko iki kintu nabagiraho inama, bakegera abakuru b'umudugudu, abisibo, bakababwira ikibazo bafite. Hajeho inkunga yo gutera urubyiruko ku buryo babafasha bakikura mu bukene no mu ubwo burara. Nyine inkunga yo gutera urubyiruko igenewe urubyiruko yo kwiteza imbere mu rubyiruko. Iyo nkunga urayizira? Nyumva, ariko ntago ari gupfa kugenda. Ntago baba kuziha imico mibi ngo baguhe inkunga nyine baho urubyiruko. Icyo twashakaga kuvuga, hari abantu ubona nyine ukabona kwiga byaranze, urumva kwiga byaranze rwose, bigize inzererezi, nta nubwo baba bashaka no kwiga, yewe ukanabona banishora no mu bintu bijyanye n'ubusinzi cyangwa se kunywa ibiyobyabwenge. Ugasanga nk'akana kakiri gato rwose k'imyaka 15 12 atumura itabi ku muhanda. Wowe ni iki kibitera buriya? Ni iki kiba cyabiteye? Hari igihe umuntu abenshi navuga ko ari ugukorera mu buzima bubi. Urabona ntago ari uko buri wese akura afite amafaranga. Hari igihe ukura ufite ubuzima bubi ukavuga ati n'ubundi biranze nta mafaranga mfite yo kuba nashora, kanigire ku muhanda. Ariko nanone buriya ngiye ukuntu naguciye mu ijambo, umuntu wese ari mu buzima bubi ntago ariko yakishoye muri ibyo biyobyabwenge. Nanjye navuze ko abenshi ikintu kibashora mu ibyo biyobyabwenge n'ubusambanyi n'iki byose ni ubuzima bubi baba barakuriyemo. Ariko
iyo nkunga y'urubyiruko yo narayumvishe, bisaba irangamuntu n'abakuru b'umudugudu bakaguha inkunga. nk'umwana nk'uwo nguwo uramutse umusanze nko ku muhanda cyangwa se mu nzira mugenda, ni nk'ikihe kintu wenda ushobora gukora kugira ngo se umwumvishe ko ibyo bintu yabireka mu by'ukuri akagana nk'inzira nziza? Inama njye namugira, nubwo baba bafite amafaranga make, icyo namubwira cyo niyige. Buriya kwiga ni ubuzima. Ni ubuzima. Buri cyangwe none se nk'ubu ngubu ababyeyi bawe ntabwo bajya babigiraho ikibazo gukina komedi, kubifatanya n'amashuri? Rimwe na rimwe ushobora no kuza noneho n'amanota makeya bakaba babyitwaraho mwikoma ati twarakubwiye ati ko ibintu bibiri, bajya baca umugani ngo niba ngo ari imirimo ibiri ngo yananiye impyisi, uwo mugani murawuzi? Ibyo bintu w'ababyeyi bawe babyakira gute nk'umunyeshuri? Ababyeyi kugira ngo bumvishe nyine ni ibintu bibanza kugorana, ariko nawe ukora buryo ki mugendana ukagerageza kubumva, si ushaka kwishyira hejuru, ukabumva nyine nawe ukababwira bakakumva koko, ukagerageza kubumva cyane kurusha wowe ko wishyira hejuru. Ukitangira gukina komedi ni iyihe nzira wahereyeho? Byagenze gute kugira ngo wisange uri gukina komedi nyarwanda? Njyewe kugira ngo nisange muri iyi komedi nyarwanda, nari ndi umunyeshuri ngeze mu mwaka wa 3 wisumbuye. Nangira kwegera ababyeyi ndababwira ati mwandihiriye imyuga nkaba ariyo nkora. Ababyeyi batangira kubyanga, barambwira ngo ninkomeze ngere mu wa 6 segonderi, niba ngombwa bandihiriye nkomeze. Njyewe nyine ubwo urumva nari ngeze mu wa 3 nkumva nashaka gukomeza. Ndabumvira, ngize Imana mpura n'umuntu uzwi. Ariko buri cyangwe Eric adufashe, buri cyangwe ngewe uko namwumvishe, niba ari umukongomani, niba ari umurundi, niba ari kuko ndi kumva ngo azwi, ngo agize we tunari gushyiramo ntabwo uri kutwumva. Buri cyangwe buriya ujya ukurikirana amasomo y'ikinyarwanda? Buriya rero buriya nuko turi abanyarwanda ntabwo tuzi ikinyarwanda cyane. Ni wowe utakizi da? Nta kinyarwanda turakizi. Aho ngaho ntabwo turemeranwa rwose. Ibintu byose ntabwo ariko twakemeranwa. Ibintu byose buri buvuze ntabwo ariko wakemeranwa n'abantu. Buriya hari ababyemera n'abatari bubyemere. Nk'abantu bari kudukurikirana buriya barateraho komenti. Ariko ngiye ikintu nabwira umuntu ukurikiye video yacu, niba ushaka ukurikiye kino kiganiro nakande subscribe kuri Dama Comedy, share na comment, ubundi tumugire inama dukunda ibintu byo kuva ku mihanda. Mbese ajya akurikirana ibiganiro byacu, amafilimi yacu tunyuzaho ya buri munsi. Dama Comedy se buriya mubona abantu bari kuyitabira cyane ku buryo ariko baraza baraza. Buriya twebwe tuba dushaka ibintu byihutira ko, ariko buriya baraza, ariko abaza turabashimira, n'abataraza baze bashishikarize n'abandi. Hari akabazo kajya kibazwa n'abantu kugira ngo mukansubize rwose. Iyo bavuze gutera isekuru, reka tubaze buri cyane, iyo bavuze gutera isekuru bawumva ari nk'iki muri rusange? Gutera isekuru ako kantu mbaje karagoye, oyagerageza wenda reka nkasubize uko mbyumva, n'undi aravuga uburyo abyumva. Gutera isekuru uburyo mbyumva, numva ari nk'uko watira isekuru. Mbese mbenga wowe wumva ari nko gutira isekuru? Muri make niko mbyumva. Buri cyangwe wamwunganira Serike we? Genda babiki rwose ibyo bintu ntabwo. Oyagerageza kugerageza, rega nabyo nta kibazo. Buriya nko gutera isekuru
gutera isekuru wumva ari nk'iki? Gutera isekuru ni kumva ari nko gufata nk'isekuru irambitse ukayihagarika nyine maneba. Ubona nyine ugiye isekuru. Baba we ndumiwe kabisa. Njye niko byumva. Ni ukuvuga ngo uko muri hano ntabwo muzi ijambo gutera isekuru icyo bisobanuye. Mbizi pe. Ntaho nkobeshye. Mbega gutera isekuru bishatse kuvuga, urabona gutera isekuru nk'umuntu avuze ngo wowe uri gutera isekuru aba ari kuvuga kuri kugenda ucumbagira byo ni mubizi. Genda bizi. None se kugwisari byo murabizi? Kugwisari Ntago mbizi nawe. gutera isari kugwisari Kugwisari basi. Kugwa isari. Cyo ntago mbizi. uburyo mbyumva Numva ari nk'iki nko kugwisari. numva ari nk'uko waba uri gusubira inyuma wari uri gutera imbere bakakubona usubira inyuma. Nibyo wumva ari nko kugwisari, mbega ni nko gutera imbere ugasubira inyuma kugwisari. We ntabwo mbizi nuko. Abanyarwanda bacu koko. Kubera yuko Friday ntago nabanye n'abakuru ngo bajye bambwira n'itime bambwira ati ibi ni mwana wacu. Ntabwo urumva rero ntabwo nabizi. Nese buri cyangwe ujya wiga ikeshamvugo ku mata basi ujya ubyumva cyangwa se nta kuntu waba utabyiga? Buriya njyewe kwiga harimo amasomo uba wumva cyane. Oya ayo ngaya nzamo, ahubwo ikibazo twamaze kukumenya ko utajya ukurikirana isomo ry'ikinyarwanda. Nicyo kigaragara. Nk'ubu ngubu nkubwiye ngo nibavuga kumena amata bavuga kuyabogora. Kuyabogora. Ibyo ngibyo murabizi cyane. Nibavuga kumena amata bavuga kuyabogora. Kuyabogora. Ese buriya nk'uru Rwanda rwacu mwaba muzi minisitiri w'u Rwanda, minisitiri w'intebe? Hari umuntu waba umuzi? Minisitiri w'intebe ndumva ndamwumva. Ndamwumva ariko ntabwo muzi izina. Ntabwo muzi izina kuko Madamu President uyobora igihugu cy'u Rwanda uramuzi? Reka tubaze buri cyangwe. Madamu President cyangwa se umugore wa perezida wo mu gihugu cy'u Rwanda, we waba umuzi? Ntabwo muzi izina ariko nzi ko ari madamu. Uyu mugabo se ubu ngubu tuzamugira wa perezida. Nyine yitwa nde? Nicyo turi kubaza. Ntabwo muzi. Ntabwo uzi madamu wa perezida? Ntabwo muzi izina. Nawe ntabwo umuzi? Genda muzi. Yitwa nde? Bamwita Murute Ubarwe Jeannette. Uwo ni madamu perezida? Madamu perezida Paul Kagame yitwa Murute Ubarwe Jeannette. Ariko hari igihe bamwita Jeannette Kagame. Niki se mwabwira abanyarwanda bakurikiye iyi video cyangwa se bari kubareba kano kanya, cyangwa se ni ibiki mwabashishikariza kuri channel yanyu nshyashya ya Dama Comedy? Cyo nababwira cyo ni kimwe, babanze bakore subscribe kuri Dama Comedy. Byiza biri imbere nyine buzima baba babizi. Buri cyangwa nta kintu wakongera? Ngiye ikintu nakongeraho nabashishikariza kuri iyi channel yacu yitwa Dama Comedy gukora subscribe kuri Dama Comedy. Subscribe kuri Dama Comedy. Buri cyangwa ariko imvugo zawe nazo ziratangaje. Ubundi ngiye burankunda gukoresha ibintu by'ikifaransa n'icyongereza. Mbega ngaho buri ikinyarwanda ntago ngira cyane. Ntago ugeragezamo cyane? Ntago ari cyane. Ndumva ari byiza. Turabashimiye mu by'ukuri abakurikiye iyi video yacu. Mu by'ukuri tubashishikariza gukanda subscribe kuri Dama Comedy
musige ubutumwa, mukande share, ubundi ibindi bintu mujye mubasha mbega gukurikirana video zacu zigenda zinyuraho. Mu by'ukuri twari kumwe n'abasore babiri bajoyininze iyi channel cyangwa se bakina muri Dama Comedy, batuganirije uko bayinjiyemo, ubuzima babayemo, namwe mwabyiyumviye. Reka tubashimire abasore beza twatangiranye muri kino kiganiro. Murakoze cyane. Akoze. Turabashimiye ko natwe mwadutumiye. Murakoze cyane. Ubwo n'ubutani tubakenera tuzagaruka, turabakunda. Ciao.